urabyemeze ko bufite uzawustinga muri bread shaka yewe cyane nzawustinga icyo nashatse kuvuga gutyo ntabwo wakundana n'umuntu ngo oya si ukubeshya vuga ati bivugira ahangaha kandi nabire buzaseba vuga ati bivugisha ukuri kandi barasabye impamvu nuko namukunze cyangwa nawe nabonaga nkunda zitangira inyuguti ebyiri inyuguti ebyiri nkuko ari Aston ivuga ngo okay nimba byanze arakora urakora yije gutegeko uragikora cyoroshye kubera iki ushaka umeze ibintu bikomeye ndakigukora bibaye ngombwa ko mfata mu muntu na magnet n'abazojya n'igihe babisara amazina nutabikora ndagusomesha ndahitamo babiri nese uzabana n'abagore babiri Shafi kwanza ko nibuze kuvuga rero kwanza ko nibuze kuvuga ngiye kubwira icyo ukora oya Shafi oya ndakuvuga nutuma rero ngira ngo ntahita mvuga n'amazina ye oya ntuvuge nuko rero reka nibohore rero nibohore Welcome to my YouTube channel guys. Muko mumenyereye nitwa Aston. Mwe no kuri Aston TV show. Mukore subscribe batari bayikora. Abafite umutumirwa wanga. Aso twitubisho. Uratu. Simvuga iki. Oya twitubisho. Ubu twaba ko ntumiye. Nise ashaka gushimuta channel y'abandi. Ndavuga iki? Ndagutumira channel yanjye. Twishimute nyine. Welcome to my YouTube channel. Nawe vuga yawe. Urete? Atayigira solo na umurozi. Yitwa Mukasa. Mikasa. Impamvu yitanya Mukasa hari nditwa Mikasa. Wamufti. Ni Mikasa nitwa Mukasa uyaramuzi yigeze kumubera umukiriya. Yitwa Mikasa se? Yitwa Mukasa. Baraguhebye wowe. Yitwa Mikasa. Inde. Ko ufite subscribe ku mama atatugiye. Ariko bazaza. Ako bantu bari bari kureba. Nanjye nabyo cyane nitwa Karabashi nanjye TV. Iya ni yawe. Ufite ebyiri. Eshatu. Batinye guhemba. Karabashi. Angahe vurutunga. Angahe si kwa 70 kandi yabuze ngo amafaranga kwezi 70 kwezi 70 kwezi ari wava ko ari amafaranga yagutunga ufata amafaranga 70 kwezi kandi basukuna rero basubscribe ni mu 180 abashye oya ni mu 10,800 ni 10,800 cyangwa se umuntu nyine amini Shafi Films ako nizere ko abantu bose bamezereza badukunda badukurikiye so nabashaka kureba Mikasa Films na Aston TV show na Shafi Films cyangwa se Karabashi TV sivyo okay anyway nizere ko mumeze neza muri hose nyagasana komeje abarindi ubugingo uyu munsi harakantu nateguye urabyemera ko ibyo Aston yaravuze urabyemera kandi najya ntegeka najya ntegeka n'umuhozi cyazo batsira inkwara ya ntegeka sivyo se ko tegeka nabi byo gise kubera iki okay oya ahubwo ategeka ibintu bitagoye cyane okay nta kibazo akabaje n'ibintu bigoye ba Aston oya turi kamera ngiye utangira ngiye kubaza ibibazo ngiye nta kibazo oya ngiye kubaza navuze uzajya gutsinda ikibazo yabwiye icyo gukora nese mugani kuri kamera yigo kuri kamera nyine cyane akamwambaye imenere koko ya nese twambaye imenere sai kintu kureba ubwo twambaye busa nababwiye ariko ntago ari ubu dusubire kwambara reka oya mwiyambare ubu niyo muco wanyu umuco wanyu neza ko umuco wakwazimbira kamera wambaye gutyo umuco wacu ntugacike ubuja rero gacike ndashaka kubaza ikibazo mbaza Aston ufite fiance ufite fiance cyangwa shiri oya ufite fiance uri guhindura ikibazo ufite fiance ndamufite uramufite ndacyakomeza ikibazo kigira soke nimba atayibanga yitwa nde rikorera oya uramuvuga ni oya uramuvuga mutware nta umutwara uramuvuga fiance wanjye ntabwo uramuvuga tuguye inyuguti zitangire zitangire inyuguti ebyiri ndaza inyuguti ebyiri nkuko ari Aston ivuga ngo okay nimba byanze arakora urakora yije gutegeko uragikora cyoroshye kubera iki ushaka umeze ibintu bikomeye ndakigukora gikomeye ko noroshye amaye byoroshye oya gatoya
uyu mukobwa ameze nk'aho hari ibintu yifashe Eh. hadashaka oya se bivuge umva ukuntu bimeze Yego. iyo uri mu kiganiro urirekura yego ntabwo nyine gira vibe mu kugira vibe rero urarekura ayo maboko washyizeho biragaragara ko hari ibintu uri gutsimba ese urabona n'ibyo gutsinda nyine rekura amaboko yawe ntabwo bisa nabi fashe oya reka ungarekera wishyira akaguru ku kandi ntari nta kibazo gashyira ku kandi aho kugira umere gutyo washyira akaguru ku kandi ngerega n'injyo biri kukureba kandi ntabwo nakwemera gushyiraho ibintu urajya biri nkaho imbere bigaragara ko twagira ngo ufite igikwasi we amaboko yarekure nyine ube elegance cyane right cyane twagiye ahubwo gutyo nibyo bibi nibyo tubwire nta kibazo oya tubwire kora nta kintu bitwaye nawe uko nibyo byiza arahari ntawe uhari yitwa nde amazina atangira amazina inyuguti zitangira ubwo amazina nyine byatse tukubwire icyo gukora tubwire icyo gukora ndamuhisha nk'ibintu bya tubwire icyo gukora kimbwira cyoroheje ntabwo cyoroshye kubera iki kimbwirize ndagutuka kuri kamera mani araza hano uramusoma imbere ya kamera kameramani uyu nguyu siraje uhitamo cyangwa kugura siraje uramusoma ku munwa ngese kameramani uzigute kwemera kujya imbere ya kamera arabyemera ntabwo yabyanze arabyemera Paul uramusoma ntumusoma cyo ngwino nsoma okay kamera ngwino ngwino wanza kabizo kamera kamera ngwino hasi umutanzi kugaragaza oya ngwino hano oya ngwino hano yaje arimo aramubeza ibintu ngwino oya naze tezi bobo z'ikigali oya ngwino hano ngwino cyangwa umusoma ese ugize ubwoba nagize kugize ubwoba ngwino hano ari kuwumuka ntutsinde ku ruhande atsindiye akabizo atakoreye mbega usibura gufiyanse mugara ameze nk'ibinini bya sida nidusanga iyo bizu itari muri kamera iri muri kamera kameramani azi no gusoma sha fiyanse bafite ibibazo twagiye ikibazo cyane cyari icyo ngicyo nta kindi ndabaza ikindi se ubwo ndabaza ibi ngubi cyari cyakemutse kashaka kubaza ibibazo bikomeye ubu ngende gushaka n'igihano yahabwa nta kibuze mubare ni umbeshya ndahita ngufata ntabwo nkubeshya ahubwo uravuze ngo mbaze mpita nshaka nagiye kutekereza kwita nkubaza ariko nshaka igihano naguha ndi kumva nta kibazo wigeze ubeshya umugabo wamutekera imitwe umugabo byari birimo nyine wigeze umubeshya oya ntabwo uramubeshya ariko hari abandi bagabo bajya bagutereta ku ruhande ntabwo babura babura si umuntu si iwacu bararoga ntabwo babura kareka nanjye sindoga ntabwo babura sibyo kuva ubayeho polisi yasi mu kiganiro mu kiganiro kuva ubayeho Harimo n'impuhwe. kuva ubayeho umugabo wawe mwari mwarwana Oya, yari yagukubita urushyi oya, wese wari wamutuka oya. bambeshye Ntabwo mubeshya. yambwiye ko mwigeze gushwana Ni si ushwanye n'umuntu uramutuka? mwaratukanye n'umutuka n'agatuka none si ukubeshya Oya ntabwo mbeshye ni ukuri ntabwo namututse. Nyine murashwana mukatongana ariko bitari nko gutukana ntabwo ndamutuka. Kuri kandi. bitarimo gutukana yatwumutware we okay hagira ushaka kugira ngo mbaze none kugira ngo yamo hagati muri rusange hari ibintu abantu bajya bakora ukajya kumva umuntu tufate nk'urugero umuntu akavuga ngo ntabwo nakundana n'umukobwa ngo udafite amafaranga cyangwa nakundana n'umutipe udafite amafaranga ubundi mu by'ukuri wakundana n'umuntu ukunda ukarama nta mafaranga cyane birashoboka birashukunda. gusa kugira ngo uryohe cyane amafaranga agomba kuba arimo kandi ariko atanarimo ntabwo byakubuza gukunda umuntu ni iyihe mpamvu wanjye ndavugisha ukuri tuvugisha ukuri cyangwa tubigira ibanga Tuvugisha ukuri. okay ugiye kurongorwa vuba aha ngaha niba si cyo kuruguru Ndetse satubwiye ko ufite fiance ntabwo Yes, wakoresha ni yes, fiance. yes. Yes, fiance ariko fiance gahunda no kukurongora fiance twe tuzi ko ari uko. ni iyihe mpamvu itumye umwemera ko kurongora ubona yari kuzana akantu tubwire turimo turaganira ni iyihe impamvu afite ufiance afite n'abandi babyumve yari umufiance rwose umwita bamaranye n'igihe kirekire nzi neza ko ati utigeze unanamuha ntabwo mumena cyane nimba namuhaye si cyane sawa si cyane wenda ngwira akarima k'igikoni yego ariko icyo nshaka kugira ngo nkubwire ni kimwe ni iyihe mpamvu yatumye udohoka ukaba wemera ko kurongora kandi imbere waravanga ntabwo yakurongora n'Imana zareshana
ubwira abanyarwanda ubwize kuri ati impamvu yatumye nigeze bavuga ntabwo yego shabesha ujya ushaka ikiganiro kimwe oya si ukubeshya vuga ati bivugira ahangaha kandi nabire buzaseba vuga ati bivugisha ukuri kandi baraseze nuko rero impamvu nuko namukunze cyangwa nawe nabonaga nkunda mbere yenda yataramukunda eva bivugisha ukuri gutinya imana kugira ngo yamuzi urukundo abandi batari arakubeshya dore ukuntu ibintu byagenze impamvu wanje adohotse uyu mugabo Shafi kuba kwanze ko ndibuze kuvuga rero kuba kwanze ko ndibuze kuvuga ngiye kubwira icyo ukora oya Shafi oya reka kuvuga nutuma rero ngira ngo nahita mvuga n'amazina ye oya ntuvuge nuko rero reka nidohore rero nibohore nibohore oya okay yitwa Kalisa nyine ni Kalisa tukavuze are we tumuhamagara mu kiganiro vuga ati muhamagara okay kandi barasa muhamagare Shafi we uri serious mu gikora byose kandi leta muguhereza umuvugisha tamwe ni Angela gushaka ese undi bwari kikariwe ntabwo yagira abagabo benshi nyine tuvuga ko ufite benshi nyine nabyoza kambwe tamubwira ni Angela gushaka singibi tumwe na Angela rwara gushaka dore nguyu uretse ko tunabimubwira ntabyo mubwira sana ahubwo muterere kubera ari nimero yawe twakoresha nimero yanjye yazabibona akatwica yanze kuyitaba barishimwe n'abafati ntacyo reka muri karampamagara umva nyine nkubaza igitumye ugiye wemera kurongora nuko yamunze urukundo abandi never ngiye kubivuga uyu mugabo yari kutamusenya uyu nubivuge ndavuga bikeya ako oya bitari zo mufite ubwoba ntabwo ari ubwoba ari abantu batabizi dore impamvu yemeye uyu mugabo oya uramenye ndamukunda niyo impamvu nyine wowe uvuye gufasha icyemezo uyu mugabo ntabwo ari dore nkubwira impamvu afashe icyemezo uyu mugabo yirukanse kuri Anje amwisirisimbaho pe mu anniversaire aho sinari ndimo byagenze bite cyane byagenze gute anniversaire ye yari yambaye umweru complete hasi kugeza hejuru uwo mutipe kwinjira hari byari umweru dress code y'umweru gusa niba wari wambaye umweru complete hasi hejuru ya force byose box umweru ipantaro umweru amasogisi we yiko ko umutipe n'amazina ubona box yambaye urumva y'umweru byo bivuze urumva urayibona icyo ni kimwe niwe muntu bakatanya keke andi cyo gihe yari afite aba ex barindwi singuyu se hano nicaye nyuma y'amarido none se ajyaga giye shigurusha wowe waricaye nyuma y'amarido uri kunyuma y'amarido muvuge vuga ati oya baretse gato vuga ati muvuge oya baretse gato ntagombe okay ntabwo nuko rero ndabeshya ibyo ngibyo vuga ngo ni izina ry'Imana ndabeshya naringise ngo ntabwo mbeshye kuko bikira mu sinjya beshya ngira ngo ndakuzi ubwo bicaye aho ngaho bajyana inzara yari afite abashiri benshi abeshya atendeka anje aravuga ati uyu mugabo yarankunze yanyeretse byiza abundi ubuhungu bwose ni imbere kandi uyu mugabo afite gahunda mama wa Yasoni yari aho ngaho watuje mutipe bakatana keke arangije araza muri bakara keke suza ababyeyi suza mama waremye nayo ni mama w'umu ex wiwe singunda beshya se ntabwo mbeshya arahimba turi kuganira yimba Shafi okay ndabeshya mpamagara Remi mwamagara nuko rero nese kandi ntawe Shafi arabeshya baba ya Shafi urumva arangije aba ex bose arangije ngo uwo mugabo nyine amwereka mama wiwe gutya na gutya byinshi bitandukanye bisi barashaka nasha ku ntego cya kibazo natangiye mbaza batagira ngo wenda abantu natandukiriye none ubwo barangije umutipa bijya aho ngaho arangije aramugatisha fisi ngiye kuranga bishe rwose pe hano mfite abagese kugira muri barindwi uyu mugabo arankunda rwose pe ntacyo atankore anniversaire yanjye niwe uzikoresheje n'umwana mwiza anyitaho umukane amaso na botoni anniversaire ni yatumye mwemera yamukoresha oya si icyo ngicyo ntugiye gukora ikasto hano ifu munsi ya ito Kicukiro si bigiye kujya ahubwo duhamagara bakira bajye bari uretse ubusugiye gushinga ikasto munsi ya ito Kicukiro icyo gishoro cyavuye nagize nagikoresha cyane ariko mugiye mubyihore wakoze he wakoze tubwira hano wakoze vuga ngo amafaranga yavuye simura ya BNB ANPN bisi ihe kubona bakiriya ryari byicira wige urumva icyo ni ikibazo kimwe bereka tugiye tuzubira ibindi
icyo si kimwe amabuye hano arimo agenda ashiramo ariko turashyiramo ayandi icyo ngicyo ni ikibazo kimwe cya mbere ugiye gushinga reka store munsi y'eto Kicukiro nturi gushaka kugura imodoka nturi gushaka kuyigura uri gushaka kugura imodoka none se uri gushaka kugura imodoka uba mu nzu yangahe etaje y'amafaranga angahe make angahe 500 500 zigishukuri aba muri etaje hano dushutingira umuntu ari kwa Oba ni kuri uyu mukobwa ni umukobwa nta mwana agira aracyari inkuma ariko afite fiance none ikintu gisekeje ugiye kugura imodoka ya miliyoni sari munsi y'10 ariko story uza amafaranga ishingwa ubwo yaramuhaye n'isubije ibintu byose byawe mugena ataramu kandi yavuze ngo fiance ntaramu yarabesha niko wavuze yavuze ngo nagaramu niko navuze urasenga zamuvuga ngo izina ry'Imana ngo izina ry'Imana akavuga ahite gashya nuko reka kamana gihore oya ntacyo ibyo nkubwiye cyo yego ababyumva babyumvise nagira nkubwire ngo icyatumye amwemera ko babana n'urukundo rurimo pe yanje akunda uwo mutipe n'umutipe akunda yanje ariko ari ibyo amukorera byonyine rwa rukundo rwa rurimo nago cameraman yabishobora yes ikirushimangira mpamya yuko muri abo bagise bose barindwi naho buri imodoka ya miliyoni 10 ntawe kugurira ishingiro reka store ya miliyoni 8 ntawe uwo mugabo wamunganye iki wavuga kutama n'ikimenyimenyi bankize ku bantu ngo bazambara rumo fiance ariko bukuro burangije ese ushaka intwererano baduha intwererano bakiri intwererano yande mu hore bride show urabyemeze ko bufite uzawustinga muri bride show yewe cyane nzawustinga icyo nashatse kuvuga gutyo ntabwo wakundana n'umuntu ngo mubane urumva nta mafaranga kandi ndabizi ukunda amafaranga ndakunda nuko rero ndakunda aje nta muntu yakomera afite amafaranga nanze nakubwira ngo ngiye tubanye ugakina uzuye intero nagenda se afi ntabwo nagenda wagira ute naguma natuza nkajya ku muhede tukabaho nese ayo mafaranga sex wawe nako umushiri wawe yaguhaye oya mfite ahandi yaturuka vuga ngo nta fiance wawe nta mafaranga yeza go yaguhayeho makeya arayama nyine sometime ariko ntabwo ari wowe maye yose yaremaye niboneye sugar daddy irantwika none se fiance sugar daddy tazatu iyi sugar daddy n'uwo yamaye nabonye mu diaspora fiance sorry nabonye diaspora ni byiza nimba warabonye fiance ni byiza ariko nagira ngo ngwize ukuri yuko utakundana n'umuntu ataguha amafaranga umurambane urabyemera ntubyemera ariko bibe bitandika bimwe bibe make reka yami ariko niba ukundana n'umuntu ataguha amafaranga nta muskamenga namubeshye si umuntu udatanga amafaranga bawe garaye nayagu none se kuki wavanga urukundo nguyubukene bwaje urukundo ruca amadikiro kwigendera reka yego ufite umugabo cyangwa ntawe ufite uracyari umugabo ufite umugabo murabana iyi saha umugabo wawe abaye akennye n'uburyo ntabwo bikwifurije abaye akennye minivare y'abana ikabura n'uburyo ntabwo turi kubyifuza ntabwo twifuza gutera imbere kuko n'urugero byabaye agakena minivare abana bakabura minivare ukabura amavuta yo kwisiga ukabura amavuta yo kujya muri salo umwenda ukabura umwenda wo kwambara kandi wavuga ati ihangane sheri bizaza ihangane bizaza ni ibihe bibi uwo mugabo wakomeza ukamukunda utareba ku ruhande hano umuntu ukubwira ati waje tukavugana ukambwira ikibazo cyawe nkagikemura sheri kuri umwana mwiza ereka tubwizanye ukuri wabisikora ibyo bintu ngo ni urukundo bisobanuye nyine uburyo wabisikora ese shafi musize uri kumva nkagusiga n'abana uri kumva tugatandukana tukajya kubesha abana mu buzima bwo gutandukana nkajya gushaka undi muntu hanyuma nawe akayabura wahita bavuga ajya n'ahandi ushobora ko shafi we ashatse umugore ufite amafaranga akayabura yamucika oya njye sinzashaka umugore ntafite ayanjye azaba ari make n'aba afite menshi oya njyewe ngomba kujya gutereta nihagije impamvu mvuga ngo nihagije mu bushobozi bwanjye ntabwo njya gutereta we navuga ngo n'urugero ngiye gutereta we n'urugero Kate Bashari oya ntabwo nagutereta ko urenze ubushobozi bwanjye mfite na kwa affording kumaje kubona amafaranga njyewe ndeba wa muntu byiwe nzavuga n'igibuze uyu mukobwa ntabwo asaba ibya mirenge byinshi ku ntenyo ni mu avene za yakira uyibone mu avene yo kujya muri sala za yakira turi muri abo bakobwa bari muri iyo range nyine wowe ushaka ugenda muri Benz imeze gute uri producer ukoresha projet za filime hari ukoresha projet za filime nta mafaranga washora ese ntabwo njya gukina mu muntu ndi na moto inde Benz iyo nje hano mu nuko haba ari sangahe mu gitondo haba ari nimugoroba harimo ambutiyage ubusugeze hano sangahe muri ambutiyage ntabwo wasenya cyangwa wasenye wakanga urukundo rwawe ngo ugiye hari amafaranga nawe se yabuze
ushobora kuvuga uti diaspora wakemura igikobwa gifite akantu byavuzwe se Wakemura n'iki kikakwangira amafaranga ukuntu iri kuri ino kuvuga mihanda. reka ngiye mbanze akajya nkubwire abihisha reka ngiye mbanze nkubwire sibyo reka ngiye mbanze nkubwize kandi nkubwize n'ukuri ngewe makaca se ko yabyemeye ariko makaca yari urwo rukundo makaca yakunda se kuvuga shafi ngo nanjye nkubaza ugira urukundo shafi nta rukundo ugira Ndarugira. shafi ntabwo ugira shafi ukundana wowe ukagira none se urukundo ni ibiki bigaragaza ko nta rukundo ngira warwaye depression kubera urukundo yewe nanayirwaye warayirwaye abantu ariko bose ubundi ugira wayirwara shafi ashobora gukora anniversaire afite abakobwa batandatu akajya yivugisha ngo kana ntabwo ngore dukate keke kana ntabwo dukate keke ngo uretse bose uretse gato uretse gatoya ukoze hasi ugibutse ibuye anniversaire yanjye wari uyirimo sibyo anniversaire yanjye hagase keke abantu bageze muri bane none se bamenye yakase keke twakatanye keke Igitsina nk'umuntu gore. igitsina gore Aston atarimo kuzanye keke uruga twakatanye keke umuturanyi umuturage umuturanyi mukatana keke yego dukatana keke Mama mwabyaye mukatana keke. yensi Inde. dukatana abantu bose bagiye baza ko nabo yari maka abantu bose bagiye baza guhareba kandi ntabwo kawe none se reka ngo urugero reka ngo urugero ikintu cya mbere ugomba kubanza kumenya ni iki muri rusange buriya ngende umuntu ugira umutima mwiza ndi umwana mwiza iyo wagize anniversaire abantu bose mukatana keke muri anniversaire yawe twakatanye keke njye nawe hanyuma undi urimo kinyamariza ntiwakatanye keke ariyicariye nyine ngo n'urugero ndi kuguhereza bwa mbere waramaje ngo nta rukundo ngira ndarugira hano njye narwaye na depression nyine nawe nakubwiye warayirwaye ku ntiwayirwara shafi uba warwaye ntabwo depression agerekana uko gukunda shafi wakunda umuntu burundu ukarwara cyane abo bavuga ngo ngewe ahubwo abantu bose dukundana ngiye nkundana nabo ngewe mbafatira mu manyanga we ntayagufatiremo kandi ari uyagira nimba hari umuntu witonda w'intangarugero nakwitanga wo guhamya ni njye iyo ni ukuri ko imana nkubwiza ukuri ku izina ry'imana nkubwiza ukuri simvuze ko ndi message igura 100%, ariko ngiye nkundana n'umuntu ngewe ikintu cya mbere ngomba kubanza kumekinga sure cyo uyakora atabimenya nyine uriyeranja amakosa ukayamekora ntayamenye ntayo ngewe ni ukuvuga ngo nimba mvuga ngo turakundana ndakubaza bewe uri gute umeze ute pani zawe ni izihe hajya mu buzima bwawe ariko sinkubangamira nawe ukambwira ariko inifu mbona ujagaraye tanto ndahanda be hano hahiye tucanana ndavuga nteko se hahiye hate nise ko hatwika gukiranga ko umuntu Wikaye. ukundana hatwika reka ngo urugero wari wansanga mu Kigali mbwira nk'ibigaro ngo twakutane muri Kigali cyangwa muri izi show turi hano ntujye uhamagara nkanga byuza ariko rimwe na rimwe hari umwe ngo ndahana ngo hayingwira inshuro nyinshi ndanga habaye nyine inshuro nyinshi ndanga ako abahahiye oya anje nyumvise inshuro nyinshi ndanga ndavuga nti wapi ntabwo Suwankatiye. oya sugukatira uri kumwe n'inshuti zawe ntabwo oya uri kumwe n'inshuti zawe nge sinkunda akavuyo sinkunda ndi Kigali inagira ngo ariko nije nyine nyira wajuze none se kabiri ntabwo ugeze kunyumvita muri Cincinnati hajya bya bintu ni Kodombre Kodombre tugasangira turi bari twenyine kwamara ngo no gusohokana ntusohokana kenshi bajye barira muri Cincinnati ariko ni neza wihamamaza ntabwo ni heza ariko yego gamiteho batwishyuye kuri Aston na hotel tekene nziza na ntuze na Esperanza ni heza urumva Aston niho yamamaza niho hari buri munsi Cincinnati 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 haba ikimanso nako Igisope. kiza Cincinnati. oya Cincinnati nawe yisoke ibaza ahantu atuye mu Gatsata ariko ibibazo byacishije byose ababizi ahabera igisope cyose abakizi kandi arubatse kubaka bihurira hehe no kwinjoyinga iyo wubatse hari ibintu ushyira ku ruhande nk'ibihe amasaha yo gutaha ijoro ushyira ku ruhande kandi amakuru ufite no kujya mu gisope wenyine umugabo akaba ari mu rugo ariko rero bana se yego wansanzeyo Iyo makuru mfite wansanzeyo yansanzeyo rero se murajyana umva rata Aston Murajyana se? ufite fiance atubabare ejo bundi Barajyana. agutuye muri kumva oya niba batajyana gutera ivi oya uretse no gutera ivi ntabwo ariko gushaka na visa Uzayigurira. oya impeta uzayigurira kandi nayifite uko ubibona ariko uzayigurira ubwo uko ati bayigira gutera ivi ko kangisha ariko arayiba uri kumva ariko ni ahantu gushaka bihuriye no kutajya mu gisope ni ahantu gushaka bihuriye ese wasohoka wajya mu gisope ugasohoka wenyine utari kumwe n'umugabo cyane Kaho nyumvira je ariko njye ntabwo birambaho ariko wajyayo nta kibazo yakugira ngo warenga ariko wakumva utuje wowe nakumva ntuje ibintu ko bari Ugatasa- Iterwa uri kumwe ugatasa nanjye ese z'ijoro. ikibazo kibaho nuko waba wagiye atabizi shafi mwifata njye nawe nk'uko uvuze ngo yajagaraye araha nyine umuntu mukundana akenshi aba atabikubwiye cyangwa ukabona biri too much ariko bitari too much
Shafi aranyumvise tugiye Ugatasanga ugataha isaha yose nawe nuboneka wenda uduceho na saa munani nta kibazo ijoro wataha nataha mumbwire reba muri kamera uvuye ngo saa munani z'ijoro nataha umugabo ari mu rugo nasohotse misengera isoni kureba muri kamera no ndetse nyine byari inyuma kugira nyine ngabona wibaje nawe umuntu utasa munani z'ijoro afite umugabo oya nago birambaho ngiye gutasanga nijoro tutari kumwe Utasanga ariko turi kumwe na itawe watashye yakure mutari kumwe tutari kumwe ni saa yine z'ijoro wari urihe nari nagiye muri Bride Show mukabari cyangwa baje mukabari ntabwo ndajya mu kabari ngo wowe isaha watashye utabwiye fiance wawe n'iryari yewe yakure wanamubeshya ngo uri mu ishuka uri mu rugo hari ukuntu ujya kuri toilette ukamubwira ngo mbe njye ntabwo ujya mubeshya kuko ntabwo amuzi uburenganzira bwawe umva nk'ayo manyanga bari kuvuga ngo ujye mu ishuka umva nk'ayo manyanga basi umva nk'ayo manyanga wumve isaha yakure yatashe n'isaha yesu we yesu we bigeze kubona amafoto muri groupe yoherejemo saa 5 z'ijoro urabeshya nayo ndi hehe wowe mubwije ukuri ko umunsi uvuga ngo mwaragiye ngo utari kunywa amayoga umunsi ntabwo ari kunywa inzoga uragenda ngo bajya mu gitondo ngo bageza mu gitondo ngo uryamye mu modoka hari ryari ndabona njye mu modoka nyine ko yari ahari nawe yari umutekano sangahe sangahe ubwo abakerewe ntabwo adukerewe ntabwo ajya agize mu gitondo ntabwo ajya mu nzoga ngo n'umuti akora inde njya kwa musengera yanze kukwitaba reka wowe hatsiko uvuze ko atanywa inzoga namwe nise dusangire agacupa ryari kamwe ndajya kwinzoga arangica no nayibona namuhamagaye ahita avuga ati haryo nabo tumaze haryo umwihe inzoga arangica kuko ngiye kwikuza reka rye umwa kaye kacupa kwa mbere turi kumwe tumvuye guje gutora turi kumwe mana yanyu no bavuze ko atanywa inzoga ni kwavuze wasanga se yamuhaye imisaje na telefone yasingize yifata iranga singize yifata cyanda babaye abo ari mu repetition ikiganiro kibishi muhamagara turi kwitaba ikiganiro kibishi kwizera tubite byawe utajya kuvuga umuntu izga kwizera warasaze ndababaye cyanda babaye mana yanjye kandiro kayitaba muhamagara yitaba natazi muhamagara bitwa twumva yadani mwiyenzoka leta kwigushwa nawe yitaba atahita abantu zase imyanya ntayize are ahita mfata itavuga ati umuntu bayiki yaramfata ntaho gufata imyanya ntaho gufata nawe shatwakumirwa nawe no kumfata David Rubika allo allo ni shafari ugutesha umutwe guhamagara muvugane ngo wari kukumva c'est bof ko wanyihoreye ukangutse ari uko mugaragara ukangutse rona agatima gatereye mugwe ntabwo ndi kumva uhita umuhamagara iyo telefone muri make kandi iyo telefone irimo miliyoni fiance hindura na telefone kandi iyo telefone irimo miliyoni ndebe na message ya nyuma ndebe ko hariho miliyoni na mobile money iriho na ntabwo iyo ngiyo ntuza nta miliyoni iriho Airtel wanyihoreye ngewe uranyihorera ntabwo nakwihoreye roya ese uhamagaye ese witaba agatima gatereye mugwe sinzi ukuntu ushyigikiye hejuru harya tuba turi kwiga impanga nanje unywihe nzoga yewe yewe nwera musiteri yawe babagora igitsinzi musiteri jewe aya seretse za musiteri zabuze napfa kuyigerageza none se kuwa mbere turi kumwe kuwa mbere kuwa mbere
kuwa mbere nzaza ntaribi tuzagasoma nakubwira niko wari wambwiye reka stories baba yanafunguye hari biba bibezo twitaha bizaba ari byiza Mm. ari tayari se ibintu bizaba bihari saba uri tayari ngo yego iyo tuzigihiriza cyane ngo ni ukumufata n'ingo zaza gufata ngo n'imodoka Nyabugogo ni byiza cyane kabisa ubwo ariko mukaya hari ahantu agiye kunjyana buriya nakujyana umugabo arambwiye ngo njyane Muzufite amafaranga wampaye. ngo nta mafaranga afite ubwo ntanjye ntabwo rukennye Naturi mu kiganiro. bari kure Ndakiri yakugira. bize murote Ndakiri yakugira. ntabyo mbishaka ngo ntabwo bari gudi yakora ngo nawe so azanyica akora abantu bibaye ntabwo tuvuga amazina Nawe wabuze. muzamubona ku munsi w'ubukwe fiyanse wa Aston na wa Musteri Zamutwara. none se kamubaza akabazo k'amatsiko atagiye kwibariza akabazo k'amatsiko atatiye tugana ku musozo uri gukora isoko utari projet kureka ngo tukubaze Mbaza nta ibanza utubaze ufite projet ya filime uri ushaka gukora ikibazo cyanyacyo kuri Ufite arwaye projet. igihano ufite projet uri gukora sibyo wenda ubaye producer vuba ndakubaza ni ibihe byiza wabonye no guproducinga filime mbere n'ibibi n'ingaruka wahuyemo nazo ntangaruka usuga harya ingaruka nizo cyane ingaruka rikaba izo mpera imbogamizi kumva ukaba ufite budget uri kumva ukavuga ngo uyu munsi turi harya ko ku cyumweru ukavuga ngo kuwa gatatu kuwa kane ni shooting ukanabitangaza kuwa kabiri nimugoroba nakavuga ngo simpari ngize impamvu runaka tayari yabije wari ufite gahunda yo gukoresha uhita urya none se waba urara kandi mwitegereje umukino ntabwo bishoboka ibyo rero bigusubiza inyuma kuko bije wongera gushaka andi mafaranga utageneye cya kintu nanone ntabwo byabura ntabwo wabura kirogoya na gato ntabwo bishoboka bibaho shafi nawe nk'umusaza mu gakino ntabwo bikunda ko wabura kirogoya rero uje njye naje nzi ngo bikumva iyo ufite amafaranga ukaba ufite aho gushyira ibintu nyine ufite cana yo gushyiraho ibintu biba byarangiye usanze bimeze bite goma ni ikintu gituma udasinziriye utekereza uri kumva ndashyiraho iki kuri cano uri kumva ese ibintu nashyizeho ni byiza komantere zitandukanye bakubwira ibi n'ibi wowe rimwe na rimwe ukibeshya ko ari byiza wakoze kandi nyine harimo amakosa menshi cyane kandi nyine ibintu bya YouTube cyane bisobanura nabonye bimeze nk'uruhinja ari ukurera nyine buri kanya ugabanya ufite filime yitwa Ikinyoma series imaze episode zingahe 10 ejo bundi tuzabara 11 ubona bigenda nyine ngewe ngendeye kuko ndi mushyashya mama nabigendeye ariko ngendeye ku nzara mba mfite yo gukora mama nabitagenda uwaguha amahirwe yo gusubiza amafaranga wari ufite ushora ukubwira ngo yafata yasubirane ugasubira inyuma n'icyo ubona wahindura cya kintu nahindura nabanza nkita ku mukinnyi uwo ari we wese nyine ngiye gukoresha muri projet yanjye kuri yarambwiye ngo abakinnyi bari serious kumwitaho gute nyine kumwiga nkareba ko kwari ukuntu n'ubundi uhubuka ukabuza ngo ni umuntu n'umukinnyi muraziranye ntabwo yagukoshona ukareba umuntu ufite ubunyangamugayo wakitanga nyine kuko n'ibintu bisaba kwitanga bisaba kuba ubikunda kuba ubikurimo no kwitanga bihagije iyo ibyo bintu utabishoboye wica ibintu by'abandi yewe n'ibyawe ukabyica ubwo ikibazo ni abakinnyi gusa nta kindi shaye ikibazo ntabwo ndi kubivuga ko nabwo ari ikibazo ko buri wese aba afite gahunda ziwe ntabwo wafata umuntu mukuru ngo ujye kudeviya gahunda ziwe nibwo yishe izawe ariko izo yarazikoze ikintu nakitaho cyane nyine ni n'icyo ngicyo cyo kureba umuntu uri serious nyine turi kumwe mu kazi apana usunika uri kuvuga ngo hari abakinnyi utunga agatoki aho gukoshona uvuze ngo nyine oya ntabwo oya nyine ko bari urafite utunga agatoki baba gukoshona kwita abakuramo icyo nabakuramo ntabwo ari ukuvuga ngo oya poroje uko yaba imeze kose rero umuntu avamo uko byaba bimeze kose ahubwo hari ukuntu ureba ukabona yenda ntari kukudindiza cyane ukihangana rimwe ko ntabwo wakihangana kabiri kuzageza ryari rimwe ryarabaye nta kabiri gisigaye byongera kubaho ikinyoni zagira episode zingahe turacyabyigaho
gusa irakomeje ifite episode nyinshi ariko ntabwo ndamenya aho nzarangiriza Ntabwo uramenya aho uzarangiriza. ntabwo ndamenya ngo episode zizayisoza ni iya kangahe ntabwo urateganya gukora indi projet nshyashya biri mu nzira ahubwo ibyana abakobwa ibyana. ibinana bimeze nka Aston nibyo dushaka tubwire ubonye akazi n'ibihungu n'ibisore by'ibiraso byiza bimeze nka Shaka ubonye akazi turabonye akazi reka bivuge neza uko baduhaye akazi baduhaye akazi ukamuhaye akazi ibyana abakobwa b'ibiraso byiza n'abahungu nyine b'ibiraso byiza bameze nka Shafi nibo dushaka next project kandi ni vuba cyane izina ryayo cyangwa ntabwo uratangaza ntabwo ndatangaza ukamenyesha amabanga ngarutse inyuma gato kunda twongera ngaruka aho ngaho Astor iyo ubuzima bwawe buza kuba filime kayito yari kuri iyi yari kuri iyi ubuzima bwanjye mbayeho ubuzima busanzwe iyo ubuzima bwawe bwose iyo buza kuba filime kayito yari kuri iyi agiye gukina ubuzima bwe bwite izina yari buyite iyo ubuzima bwawe waciyemo buza kuba filime kayito yari kuri iyi aho hantu uretse mbanza mazi ikibazo kimwe ese Aston tureke kwita izina ubwo iyo filime ahubwo iyi saha ari ukugira ngo uri kumva sumbuza ikintu bigereranya nacyo wakemera basi reka ndeke kujyana n'ibindi wakemera wowe ubwawe nyine iyo filime yawe uri buze kuvuga izina ryayo wakemera ko tuyireba ninde muntu wumva mushobora kuba mwayireba umuntu amakosa byose umuntu ahitamo kugenda ibona filime nawe reka ndamuzi urugo rw'inshuti yakuze mu cyo filime oya na fiancé ntabwo watuma mwireba wapi sinakubwiye ntiwabyumvisha aranamubeshyira mu nzu ya kane filime yanjye wahita gute kazibesha kazitunguka ubwo ni kazitunga ni kazitunga none se Astor iyi saha uramutse ubyaye wakwifuza ko umwana byagira imico nk'iyawe Shafi nawe mwana kubita ababaza umwana nabyara Shafi uya ntabwo nakwifuza ko agiye guca nk'iyanjye nese uzamurera gute uzamureza yireze uhebure sibyo sometimes ushobora gusoma ko kayoga ariko sinshaka umwana wanjye rero utazayisoma urumva cyonyine inzoga ntagitwaye inzoga ntabwo ari umutwe yego imico yanjye nakwifuza ko umwana wanjye ayigira kubera ngiye guha urugero ingero nyinshi sibyo mbaho nta jalousie mbaho nkunda abantu singira umwanzi numva nanzi n'umuntu nyangagerageza gushaka kumukubwira ariko gira n'ibi gukora umwana watakuvuza ko ajya none se ngewe ndi mu ijuru sinakubwiye ko shitani n'Imana bagabanya abantu ubwo nyine mfite aho mbarizwa uwo kwa satani ibi wakoze ikintu wumva utifuza ko umwana wawe yakora kwa shitani ejo nkahita mvayo banza utubwire ni ikihe kintu kibi wakoze wumva ko umwana wawe utakifuza ko yakora ikintu kibi nakoze ikivuga birumvikana none se urakizi waraprintinze apuritinga bate swap waramfashe ndakubwiye cyane wamaye ikibi wanjye ndemeje ntabyo nakoze ngira ngo ati ntabyo nigeze nkora ntabyo nigeze nkora Shafi mbabarira do ntabyo nigeze nkora none se twigarukira aho ngaho mu by'ukuri ku giti cyawe ugiye gukora ufite fiance ako fiance wajyanye watanze ese tufate urugero ku giti cyawe uko utekereza ex wawe ashaka kubera ngo umusezerane ivangamutungo kugeza isaha wabyemera ndetse next ajye muri uramuzi tuziranye aho ngaho urimo amarito katayise rwose uranayoka tuvanga mutu iyi minota ndetse ko nta bintu ngira mvanga n'umuntu oya uyu munota ibyo ufite nyine muvanga ivangamutungo umusezerane ivangamutungo wabyemera yaba kiri mu ex cyangwa yabaje bayishira wanyu ubwo ngubwo nyine mwaba ari sheri nyine no murasubiranye mu gihe gusezerana ivangamutungo nabyemera wabyemera yabaza nk'ikizi ibyo bese yarayimbwiye ashaka kuba atarayimbwiye ni imitungo ngo ibyo si imitungo ye yaba yarayimbwiye nabyemera kuko niba kandi wavuze ngo wakundana n'umuntu akennye niba narakundaga reka ngo no gukundana bivuze amafaranga Shafi urukundo n'amafaranga biri different none Sami warebye filime ya Yesu ayo narebye abora filime ya Yesu nirebyeho gake gake ntabwo nyizi yose ntabwo wambaza ngo ibi n'ibi warebye wowe nyine warayirebye ariko hariho gato warebye ba Mariya ureba ba Petero mbese serafite intumwa zingahe sinzi ko mbabarira mbese nyamuri edini 12 mbese nyamuri edini hano bose bavuga Imana kandi ntabwo buri cyumweru bigisha hano mu Islam njye mvuga ndi umusilamu ndi nayo no mu mutima umuyisilamu
cyane witandiye nzi kwitandira bihura n'ibiri mu mutima wawe none se ami iyo urebye ubuzima bwawe ubayemo nibwo buzima wifuza nifuza ubuzima uyu munsi ubayemo nibwo wifuza buriya nifuza uburenzeho bumeze gute uburenze ubwo nyine busobanuye gute ubusobanura gute ubwo buzima burenze ubwo urimo ubusobanura gute bwiza bumeze nka gute erega ibintu byose byiza ariko urabidescribinga iyi saha sibyo twe tuma tuvuga ku cyacano yanjye hagati aho mugiye no kuri Mikasa Films yego iyi saha tuba turi gukora nyine ngo bibe byiza kurushaho hari ubuzima ndimo iyi saha kumva noneho nifuza ubu ndi gukora cyane ariko hari igihe noneho uba uri mu buzima wohereza nyine umuntu agakora kandi ibintu bikagenda neza nshaka noneho kuba mu buzima nyine buri ku murongo n'abamari ntaba ntahari ku kintu kigomba gukorwa kikamera neza ubwo ni amafaranga ndetse hari ikindi kintu nyine nirya ruzagira akavuga ngo ufite amafaranga by'uzagije akemura peso zanjye igihe nzajya ndyama mu gitondo nkabyuka sintekereze ngo 200 angahe nkeneye ndabikura he mbifitemo ni ukuvuga ngo byibuze ufite nk'ibihumbi nka miliyoni nka 50 shaka no kwifuza cyane oya ntabwo ari nkeya ndanyurwa rega shafi meze nka babandi bavuze ndanyurwa uranyurwa igihe ngewe nyine ntacyo nagukora projet ngo numve yuko ndi buhamagare ngo shafi wampaye yose ahubwo uze dufatanye nyine mu byo muri turi gukora igihe shafi tutazavugana nyine ngo numve hari ikibazo afite cy'amafaranga cyangwa ndagifite nzaba numva nyine araye watubwiye ko ndakoze projet wenda ya filime mbere ugahura na challenge nyinshi zitandukanye ariko hari n'ibyo wabonye mu kuvuza bavuze ko ugiye gufata ufite indi serie ya kabiri ugiye kuzakora ni ibiki byibanze ubona wahinduye utigeze ukora bwa mbere nahinduye shambere nari ndi mu mikino ntabwo nari meze neza nyine hari ibintu nyine byapfaga nkabona nta kintu bivuze ariko maze kubona ko ikintu gipfa ariko utakaza nyine amafaranga y'iki warize ubu nta mikino ndacyaniga reka nese ubuzima bwose situba warize muri projet uzakora bwa kabiri abakinnyi ukoresha uzongera bagarure bamwe muri bo harimo abo utazagarura ngezamo akazi ego ko Aston ntago azabura kandi shafi nubwo uri boss nyine nawe urabizi tuzakorana ego Imana ibyumve tugaruke gatoya muri rusange nko kubaza basa nta kibazo shafi tumubaza ibibazo nta kibazo shafi muri filime umuntu abantu mukina nabo bakogura bazi cyangwa se mama aha bakubwiye ati hitamo umwe mukundana ninde wumva ufite crush ninde wumva mwakundana ngenda nabazi bose ninde wumva mwakundana ufite crush kandi oya nareke kuvuga na crush nyine arabazi nabwo ngo basi ngiye twabana ngo bati yungu twabana hari Brenda hakaba Sabine hakaba Bella hakaba Mia na Mimi hakaba na Mercy bibaye ngombwa ko mfata umuntu na Magnet n'abazojya n'igihe babisara amazina nutabikora ndagusomesha ndahitamo babiri nese uzabana n'abagore babiri ndakubwira impamvu ndahitamo nyine bibaye ngombwa ko babiri mbe ntarimo njye sinakemera ko mitanamo muri bo hitemo abatari izo filime mpitemo umwe narongora Sabine ndakubwira impamvu narongora Sabine buriya Sabine niyo muntu twaganiriye by'umwihariko turi babiri twasohotse babiri tunaganira ari Sabine untumiye ndanabizi yaragutumiye aranagusohokana n'umwana tu yego yarantumiye arampamagara ansohokana pe turi babiri twenyine arangije aranashimira tuganira bwese kuki unshimiye iki gihe ngura umwana mwe turaganira mubaza life yiwe yambara byinshi bitandukanye nakunze ko ari umukobwa witeje imbere ufite n'ubwenge wabonye ukubwira ko uri umwana mwiza ubona ko si icyo ngicyo oya yakunze ufite ibintu umusohokana ko twe dufite ubushobozi bwo ntabwo ari icyo ngicyo ntabwo bavuga ngo ako afite ibintu ahubwo uko twaganiriye uri kubyumva uko twaganiriye byatumye nyine mbona ko afite ibitekerezo bizima ari wa muntu wakubaha uwo twahuza sinyisubije ni Sabine se shafi bazi cya kabiri ndagusubiza mubaza ikindi kintu nta kindi afite yakibuze genda kubaza nta bibazo afite ubwoba bwo kuri bumenye umuceri ngende mushake umva ikibazo ngiye kubaza wari wateye inda umukobwa ukamusaba kwikuramo ngewe ni mu kiganiro ndabimutse ngomba si ikibazo kukimbaje bise nkurura impamvu wimbajije ukuntu watubwiye ngo ngende umwana muri filime ngo nkunda abantu hoya hano wewe usanzwe sinejame kabisa sinanabikora byonyine gukuramo inda ni kwica ni icyaha byariko n'amategeko ari yarwo n'Imana naguhana wowe wayiteye warihanganye kwa ko wabonye ugiye kwica sinshobora umwana n'umugisha nawe ngiye kwica wewe wayikuramo
wayikuramo ntabwo mbizi eh ntabwo mbizi ese shafi uri kumbaza ko njye wakuramo niguriramo igize ntabwo nafite umugabo wayineze oya iyi sawa uryamanye n'umuhungu ese batwiye ayiguteye shafi akakubwira ngo ntabwo nshaka kubyara njye nabyo bafite icyanjye nkamurira kibe utarakuramo inda ntabwo ndayikuramo waramfashe se Ndakubaza. ntayo ndakuramo kubera ko wumva ko ndayikuye ese shafi ntabwo uratera ariko twarabikoranye none se kumaze ya ahubwo ntabwo uranywa ntabwo nabretse gato buretse rero nanjye maze nsubize ntabwo uranywa ikinini gikora iki yabyo bavuga ngo cyo kudasama ntacyo ndanywa hano burakibona gusamisha hano burakibona kandi nta mushiranga tuzajya tubikora ntabyo dukora indi cyogezo cyesiriye muri kamera ntabyo dukora nturanywa ikinini ntacyo ndanywa muzi nuko ikinini gisa gisa gute se reba muri kamera ni nko kutangana muri bya sida ngo bisa gute nuko n'ibindi nabizi ibiri bya sida se nabibona oya ndabara ikindi cyo gukura bindi ntacyo ndanywa shafi dusubize wagira uratera umuntu inda shaka wapi ndi umudiva kwanza ntanabyara abana bose byaranye akanyafata ndi Bana, umudiva mwabana mwe shafi yabyaye shafi mbivuge bivuge ngaho mwabana mwe shafi yabyaye namwe bakobwa cyangwa abagore mwabyaranye na shafi wabo umwe genda namusu namuvuga bubu muvuge ngaho ndi oya je kandi ubu Sha, muvuge, muvuge. nanamushukuri kw'Imana mwihangane nta somo mufite nta n'umugabo mufite ngaho yumvire nabeshya umuntu wabyaranye na shafi wagonze imbwa shafi wakwisubira ukavuga ngo bana banjye none se barakunda none se abana banjye ngaberewe none kandi wavuze ngo kandi ubazi kandi oya uretse gato hari ukuntu oya hari ukuntu umuntu akubaza ngo abana bawe ni abahe hano mu gipangu bazi ko mfite abana babiri mvuze ngo abana bawe ni abahe nakubajije hamagara watera inda hamagara uretse gato hamagara kuzamo umuntu kuko urumva niba abana barindwi nta nawe kuzamo umuntu zose yabarakuyemo nabajije ngo wateye inda arambwira ngo nta muntu yateye inda nta mwana mfite ngo ntawe oya mfite abana ntabwo afite umwana afite abana niyo mpamvu agira tandukanye ngo ibintu mfite abana abana sorry kandi abana ni ab'igihugu komeza umbaze abana bose ni ab'igihugu komeza umbaze komeza umbaze tugende abana bose ni ab'igihugu neza abana umwana ni uwanjye umwana wawe ni uwanjye ufite abana babiri abo bana babiri si abawe wenyine ni abanjye ni ab'umuntu ni umwe mukobwa w'u Rwanda rwose cyangwa isi yose wumva wakeneye ariko ukamubura ukamushaka ukamwifuza ukamubura yifuje yifuje gukundana cyangwa kudetingana nawe cyangwa nyine kuko mwakundana ariko ukabona ntibyakunda ukabona ntabwo njya nifuza ko kwifuza ari icyaha icyo ni kimwe ntabwo njya nifuza umuntu azabona kandi njyaho nshimaho n'iki kintu ntabwo njya nitwa n'umukobwa undusha ubushobozi ngendera hafi aho undusha ubushobozi mu rugero ntabwo nataretse umukobwa undusha ubushobozi oya reka mbwira impamvu icyano ngenzi gutanga keya by the way nzi gutanga keya I know how to care about someone I know how to care about uri single jewe nzi gukunda uri single uretse mbanze nsobanure shafi uretse gato ndifite ijambo jewe nzi gukunda nimba nzi gukunda rero ni nanjye nkunda ariko tukaba turi kuri meme imyaka imwe icyambere no gushoboza icyambere rero yanje imyaka yawe urayizi sivuze ko ari myinshi cyane ikindi cya kabiri ufite amafaranga menshi ntabwo nakwafodinga ushyiraho ibintu birenze nawe ubwawe urabizi uri ndongora n'itunga ibyo ntubizi wowe urabizi wowe ntabwo urabizi ibyo urabizi mu buzima bwanjye inzu mbamo niyo amafaranga nawe urabizi dore nawe nimba yumva ashaka ngo nzahindure parafo ubwo nuvuga ngo parafo nyine ubwo ni ikigonyi sibyo ibyo bihumbi nta ubwo nawe bashije amajije nabo uri kibazo harimo ikigonyi baza kubera ko nayo ikigonyi nyine ubwo ni ibikarito n'amakarito ibyo bihumbi 200 by'amakarito uvuga ngo mu nzu y'amakarito uba mu nzu ifite amarangete n'ibiki byose by'ibihumbi 500 ni yagiye muri leta ntacyo nanjye ntabwo ari yanjye ntabwo nzajya kugereka umukobwa w'ibihumbi 500 ngo nagura ari kwishyura inzu ngo nyatange ngemba mu nzu ifite parafo y'ibikarito ibyo ni ibintu bitandukanye ubwo bushobozi ntabwo ndabugeraho ariko ninza ukaba muri geto y'ibihumbi 100 ubana n'abandi bakobwa nka 5 muteranye n'atanga 20
avuga ariko burya sheri Veni. none se kuseka papa ya veni papa ni ibintu byo muri salo tuvuga ngo sheri we n'abakobwa mubana mujye muhaha muri kintu nzajya nyishyura are abo se bakamara iki shamana shafi gukundana nawe ni keya oya si keya gusa njye navuga ko ubushobozi bwo kunshyiraho n'ikikira njye gushaka ufite abandi bantu ba managing bwa bushobozi bwawe bwa bundi bwawe njye rero ndi mo hasi nayo ngayo se shafi ni kintu wifuza utarabona kuri isi ya rurema ntabwo mana ikintu ndagishaka basi nyuru ntabwo ndabona amahoro nifuza mu mutima wanjye ukoze iki gituma kubera ko amahoro nifuza ni amahoro unyuzwe n'ibyo nshaka Yarunga umwana yabyaye. yawe ni muri filime umuntu amahoro mvuga ntari nabona mutima wanjye nahaza besoin primaire nifuza cyangwa se besoin zose nifuza Mbese primaire zawe ntabwo urazihaza. ntabwo ndazihaza mu buryo nifuza ku buryo umwana wanjye azayiga mu mashuri meza urumva akiga aho nifuza nkaba mbyibuze umwana wanjye uvuga ntari mu nzu ufite parafo y'ibikarito nako tujye tukibuka ni ibikarito urumva ahantu hose byinshi bitandukanye Imvura iguye bafata ibase bagatereka hejuru bakujya twanashyiraho amaguru hejuru y'inzu ngo itaguruka ibyo bintu byose rero no kugira aho nkinga umusaya ni byinshi wowe ufite inzu wowe warubatse uyu nawe afite rikasito afite n'amafaranga n'imodoka arimo aragura imodoka ariko ntabwo arubaka inzu nacyo ni ikibazo ariko ubwo afite abashaka kugira ngo akurure wewe wubatse iki kimwe ntacyo umubiri amafaranga atazahaza bezuwe zawe cyangwa kubakira inzu yubakisha umubiri niyo namugiriye abasore mu ngane cyangwa mwenda kungana cyo n'umusezera abakiriya tugenda basezera bakiriya mwe beza murakoze cyangwa dufite amagambo agamije munabyihanganira twavuze ariko icyo nababwira kindi nubwo musezeye abantu gutyo uyu afite ngo Aston TV show muyirebe nyine mukunda ibyiwe afite Mikasa Films muri rusange Karabash cyangwa Shafi Films muri rusange mukunda ibyabo so yavuze challenge yahuye nazo muri filime mba buriye umuntu agitangira wenda bari byinshi bitandukanye bigoye ariko nyine nawe yarize burya ngo baravangucara wige nawe yaricaye ariga kuramo isomo muri projet azajya akora by'umwihariko muri rusange afite filime ikinyoma nkuko yababwiye mukande subscribe mukundi ibye mushireho comment mumugire inama mube hafi burya ngo rizibika zari amagi ngo petit à petit l'oiseau fait son turaba petit à petit l'oiseau fait son gahoro gahoro nyine yubaka icyari ni byiza rero ngo nizibika zari amagi tuzageraho nta kabuza ibyiza biri imbere mukundi ibyacu mukundi by'abanyarwanda bakora umuntu ashobora gukora amakosa ariko twigira ku makosa twakoze kugira ngo twubake ibitaragenze neza nyagasana nyine akomeza duhana umugisha mukomeze mugire ibihe byiza turabakoze cyane cyane